Muraho neza bavandimwe, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha. Aka kanya tuje kuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, gusa ni amagambo akomeye ariko ashobora kugira icyo agufasha aka kanya, wowe uri mu bibazo bijyanye n'ingaruka z'ibyo mu minsi y'imperuka. Mu minsi y'imperuka nk'uko tubibona hazaza ibihe birushya, aho abantu bazaba bikunda, bakunda ibibanezeza, ariko ijambo ry'Imana ryo ridutera inkunga ritubwira ngo ariko weho muntu w'Imana, ibyo ngibyo ujye ubitera umugongo. Ugeze kuri cano Amahumbezi, ngwino tubane ubundi ibibazo byose n'ibigeragezo duhura nabyo buri munsi, tumenye uko tugomba kubyitwaramo. Muri Matayo igice cya 24 hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, ababurira, ababwira yuko mu minsi y'imperuka cyangwa se ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka k'umwana w'umuntu cyangwa se no kugaruka k'umwami Yesu, uko bizagenda. Hari ibintu rero yagaragaje ashaka kugira ngo tuze kurebaho, bitazajya bitungura cyangwa se ngo bitangaze abakirisitu benshi, dore ko benshi baba barabyize abandi bakabyigisha bakabisobanukirwa, ariko iyo bibaye ugasanga nabo bari muri ba bandi badagadwa, bigaragara yuko nabo ijuru ryabagwiriye. Ariko ntabwo ijuru rikwiye kugwira abantu nk'abo, ahubwo bakwiye kuba abahumuriza b'abandi, kubera ko baba barabimenye kare. Niyo mpamvu iyo uhuye n'ihungabana ukamera nk'umuntu utarigeze asoma ijambo ry'Imana cyangwa risomerwa, urumva ko biba ari ikibazo. Rero hariho ahantu hakomeye nko muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 4, cyane cyane kuri ibi bintu bijyanye n'amadini menshi yagiye yaduka mu bihe bitandukanye. Hari icyo Yesu yabivuzeho. Yesu yaravuze ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye. Mwarabibonye abantu benshi mu mitwe yabo harashyushye, kubera ko hariho abantu benshi bagiye baduka bavuga ngo Imana iri hano, Imana iri hariya, Imana iri hano, Imana iri hariya. Bamwe bakavuga ngo iri mu butayu, abandi bakavuga ngo iri aha n'aha. Ntabwo duhakanye yuko abajya mu butayu hariyo abayibona, ariko uyibona ni wa wundi ushaka Imana nyine by'ukuri. Ariko hariho abantu benshi bakunze kuvuga ngo bagiye mu butayu, ahubwo bagahurirayo n'ibyago bikomeye ndetse bikabatera guhungabana kuruta uko bari bameze. Rero aha ngaha Yesu yagaragazaga neza yuko hari igihe kizagera hakaduka amadini menshi, aho buri dini ryose rivuga yuko ari ryo riri mu kuri, n'irindi rikavuga ko ari ryo riri mu kuri. Ariko mu by'ukuri idini riri mu kuri ni irihe? Turaza kuza kubisuzumira hamwe turebe iryo dini iryo ari ryo. Noneho hariho ahandi hantu havuga ngo, nko ku murongo wa 6 havuga ngo muzumva impuha z'intambara ndetse n'iby'intambara. Aha ngaha aravuga ati, mwirinde mudahagarika imitima. Mujya mubyumva aho ibihugu bigenda biterana hirya no hino, ukumva igihugu cyateye ikindi, ukumva ubwoko bwateye ubundi, mbega ukumva ibintu byadogeye. Aha ngaha rero Yesu naho yarabivuze, yagaragaje neza yuko mu minsi y'imperuka cyangwa se ibizabanziriza kugaruka kwe ari ibyo ngibyo. Niyo mpamvu mu mitima y'abantu benshi nta mutuzo urimo. Abantu benshi umuturanyi n'undi usanga bafitanye akantu k'akangononwa, usanga igihugu n'ikindi nabo bafitanye ibintu by'urwikekwe, mbega ukabona nta muntu n'umwe utuje, nta muntu n'umwe muri we utuje, ahubwo buri muntu wese afite ikintu kimeze nk'ihungabana, gishobora gutuma igihe icyo ari cyo cyose hashobora kuvuka intambara cyangwa se hakavuka impuha z'intambara. Ibyo bibaho cyane. Noneho hari ahantu bigaragara yuko aho Yesu agaragaza neza yuko hari igihe kizagera abantu bakazajya bagambanirana bakangana. Abantu bakagambanirana, aho ujya kubona ukabona umuvandimwe ari kugambanira umuvandimwe mugenzi we, wajya kumva ukumva umwana yagambaniye umubyeyi, wajya kumva ukumva ababyeyi nabo bagambaniye abana. Nabyo bibaho.
ugasanga ari ibintu bibabaje ndetse ugasanga ari ibintu utabonera n'ubusobanuro, hirya no hino ngira ngo n'aho mutuye aho ngaho mukunda kubibona, aho usanga buri muntu wese umutima we uba urimo ikintu kibi cyane gishobora gutuma habaho guhungabanya umutekano wa bagenzi be, cyane cyane nko mu bana bavukana ugasanga urukundo rwarakonje, mu bavandimwe ugasanga naho urukundo rwarakonje, mu baturanyi, mu miryango, mbega ugasanga nta muntu n'umwe uri gushaka gushyira hamwe na mugenzi we. Mugenda mubibona cyangwa se mukabyumva, ariko aha ngaha turaza kurebera hamwe umuti w'ibi bibazo byose. Ibi bibazo bibaho yego, ariko hari umuti wabyo ushobora kuboneka kandi ukabivura mu buryo burambye. Hariho ahantu nanone Yesu yagaragaje nyine ngo ubugome buzagwira, urukundo rw'abantu rukonje, mujya mubibona, cyane cyane urukundo mu gukonja kose ruhera mu bantu bubatse. Abantu bubatse ukajya ukumva urukundo rwarakonje rwose hirya no hino, haba ku isi cyangwa se no mu Rwanda, usanga icyo kibazo gihari. Aho buri muntu wese wibaza ngo mbese uru rugo rurubatse, uru rugo ruri mu manegeka, uru rugo ruzarama, ugasanga mbega ari ibibazo. Ari bya bindi byo bavuga ngo umuntu agashaka yari ameze nk'ugiye kurahura. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko urukundo rwarangije gukonja. Urukundo rwarangije gukonja, abantu baragambanirana, kubera ko ibyo ngibyo ari byo dukuriramo, tugakurira mu miryango imeze gutyo, n'ubundi natwe kubaka imiryango yacu biratugora. Ugasanga abantu barashakanye ariko n'ubundi bya bindi bari barakuriyemo n'ubundi babyubakanye urugo. Iyo babyubakanye urugo rero usanga n'ubundi rwa rukundo rurushaho gukonja cyane, ndetse bikarenza n'urugero, ugasanga urugo kugira ngo rurame ari hamana nk'uko babivuga. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko abantu muri iki gihe barashonje, nk'uko turaza kubibona hano hirya haravuga ngo hazabaho inzara, inzara izabaho, hazagenda habaho inzara nyinshi mu bihe bitandukanye, kuko hazaba habaho ibishyitsi bitandukanye, inzara nayo ikabaho ku buryo umuntu azabura icyo arya. Murabizi rero iyo abantu babuze ibyo barya batangira kurebana y'ingwe, ibyo byo murabizi, kandi n'ahandi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nk'uko mubibona, isi iri kugenda irushaho gushyuha, ndetse ugasanga n'umwero wayo utajyanye n'abaturage bayo, kandi abaturage barashaka ibintu byinshi byisumbuye ku byo bari bafite. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose usanga abasangira ubusa bitana ibisambo. Aha ngaha rero aho twongere kugaruka kuri iki kintu, niba Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara, kuba haba inzara ntabwo ari ikintu kigoye cyangwa se ari ibintu bitunguranye. Ibyo ngibyo bishobora gutungurana ku bantu batizera, batasomye, ariko ku muntu wasomye agomba kuzirikana ko inzara izabaho, ahubwo akibaza ngo iyi nzara nimara kubaho bizagenda gute? Aba bantu nibamara kuba abagambanyi bizagenda gute? Nihamara kwaduka amadini menshi bizagenda gute? Mbese ubugome nibugwira ishyanga rigatera irindi shyanga, intambara ikarota mu isi, bizagenda gute? Umuntu akamenya ngo njyewe nzaba mpagaze mu wuhe murongo, kuko ubukirisitu ntabwo ari uruhererekane. Ubukirisitu cyangwa se gukiranukira Imana ntabwo ari ukujya mu idini runaka, ahubwo gukiranukira Imana ni wowe ubwawe. Wowe ku giti cyawe urumva ute uhamanya n'Imana? Mbese ibyo Imana ikubuza wumva rwose uhamanya nayo yuko wabiretse? None si ibyo kwemerera gukora wumva uhamanya nayo yuko koko ubikora? Icyo ngicyo ukabanza ukakibaza. Rero aha ngaha hagaragaraga neza yuko Yesu yagaragazaga ibizaba, yuko hazaba ari ibihe birushya, ibihe bikomeye, ibihe byo kwihanganira bigoye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzihanganire icyo gihe biragoye. Namwe nimutekereze, kugira ngo abantu bakwange ariko wowe ubakunde, murumva ko bisaba ubutwari. Kugira ngo inzara itere uhagarare mu nzara neza, udatandukanye n'abo muri kumwe, utagiye mu wundi murongo, utagiye kwiba nk'uko abandi babigenza, utagiye kwica nk'uko abandi babigenza kugira ngo babone ibibabeshaho, ahubwo wowe ukaguma muri kwa kuri kwawe. Kuko hariho ahantu ibibazo by'ubukene bitera, noneho ugasanga umuntu atangiye kureba ku ruhande akavuga yuko abandi bahiriwe, agatangira gukora ibibusanye n'ibyo yakabaye akora. Utibaga ugasanga yatangiye kujya kwiba ngo kugira ngo babone nawe icyamubeshaho.
uticaga ugasanga nawe yatangiye kujya kwica ngo abone ikimubeshaho. Nawe tekereza, wishe mugenzi wawe kugira ngo ubone ikikubeshaho. Ibyo bintu murumva bihuye? Utasambanaga ukajya kubona ukabona nawe watangiye gusambana kubera ko ari ibihe birushye by'inzara. Aho ngaho rero urumva ko aba atandukiriye ibyo aba yarize yarigishijwe, ntago aba abishyize mu bikorwa, ahubwo aba ataye umurongo. Ariko ni ibihe birushya, ni ibihe bigoye kugira ngo abana bakurire mu maso udafite icyo ubagaburira, kugira ngo umugore akurire mu maso udafite icyo umuhereza, kugira ngo umugabo yirwe ubusa adafite icyo arya n'icyo anywa. Ni ibibazo bikomeye. Ariko aho ngaho rero niho gushikama kw'abera kuri, bagashikama bakanamba ku ijambo ry'Imana, bagasaba Imana ikibahaye bakanyurwa n'icyo, kuko icyo tuzi neza ni uko Imana itareka umuntu iteka, ahubwo wa wundi wihangana mu gihe kigoye Imana iramukomeza rwose. Imana iramukomeza. Ndabizi neza yuko abadukurikiye ibi bihe byose namwe muri kugenda mubinyuramo. Ahari ushobora kuba ufite abantu bakwanga ubizi neza, ahari ushobora kuba warayobewe itorero wasengeramo, birashoboka kubera ko amadini menshi aragukikije kandi yose avuga yuko ari mu kuri. Ahari ushobora kuba uvuga uti iwanjye biracika. Oya, ntabwo ari iwawe gusa, ahubwo n'ahandi niko bimeze. Ahubwo ukwiye kuzirikana ngo none se ko bimeze gutya, nkwiye guhagarara mu ruhe ruhande? Ko mbona ibintu byose biri kugenda bicika bikancikiraho, ndahagarara mu ruhe ruhande? Kubera ko ahangaha hagaragaza ngo niba hazabaho inzara, hakabaho ibishyitsi, mbega hakabaho ihungabana ry'ubukungu, ubwo byumvikane ko abantu benshi, buri muntu wese azashaka gukurura yishyira. Buri muntu wese icyo gihe aba ashaka gukurura yishyira, aho buri muntu ashaka kugira ngo afate utwa mugenzi we atugire utwe, ahari atwizigame mu gihe kizaza. Namwe murumva rero intambara iba ihari. Iyo bimeze gutyo rero usanga abantu benshi baragiye no mu madeni menshi. Amadeni ndavuga imyenda, kubera ko baba bari gushaka uburyo babona amaramuko. Imyenda nayo rero igatuma habaho ihungabana, aho umuntu umwe avuga ati runaka yaranyambuye, runaka yatinze kunyishyura ibyanjye, ugasanga urwo rwikekwe narwo rurabaye. Rero ahangaha Yesu yagaragazaga ngo mwirinde. Impamvu yavuga ngo mwirinde ni uko yatekerezaga yuko yabwiraga intumwa ze ari nazo zizanamwizera nyuma. Ni ukuvuga ngo natwe niba twizeye Yesu Kristo turabwirwa ngo twirinde ibyo ngibyo, twirinde ibyo abandi bahugiyemo, twirinde ibyo isi isa nkaho ihugiyemo. Muri iyi minsi murabizi mu Rwanda harimo uburyo hahagaritswe insengero zitujuje ibisabwa. Hahagaritswe insengero zitujuje ibisabwa, abantu benshi batangira gutandukira, bakavuga bati ubu insengero birarangiye, reka twisubirire mu byacu. Hariho benshi babikoze, ati reka twisubirire mu byacu. Gusa wowe niba utarabisubiramo urahirwa, kubera ko abantu kuwa gatanu bajyaga mu isengesho rya Islam, ku cyumweru bakajya mu materaniro, ku isabato bakajya mu materaniro. Icyo gihe bunguranaga ibitekerezo, ntihagire wenda umuntu ubasha gutandukira. Ariko uyu munsi hariho umuntu uvuga uti sinzongera gusenga, reka njye gusambana, sinzongera gusenga, reka njye kwiba, sinzongera gusenga, reka njye kwica. Mbega muri make muzirikane neza yuko Abanyarwanda turi mu ishungura. Abanyarwanda turi mu ishungura. Umuntu iri shungura rirasiga amahoro, azasigara ahagaze neza koko. Nawe itekerezeho, utekereze ngo mbese aho izi nsengero zihagarikiwe ntabwo naba narateshutse nkata umurongo? Icyo kintu rero ugitekerezeho, uvuga uti sinaba narateshutse nkaba narataye umurongo. Numara gutekereza kuri icyo kintu, wongere ugaruke uvuga uti mbese ijambo ry'Imana rimbwira iki? Ijambo ry'Imana rimbwira iki? Ni iki nakora kugira ngo mpuze imibereho yanjye n'ijambo ry'Imana? Icyo kintu ukibazeho. Numara kukibaza, uraza gusuzumira hamwe, umenye neza yuko mu bihe by'imperuka nihaba ibihe birushya, hagomba kuzaba hahagaze. Uzajya kumva wumva umuntu aravuze ngo nta n'abantu bazajya mu ijuru. Oya, abantu mu ijuru bazajyayo, ahari weho niba byarakunaniye, ariko abiteguye kujyayo bo bazajyayo.
ni ukuvuga ngo n'iyo isi yose mwabona isa nk'iri mu kayubi, ariko abantu b'Imana bo ntibazabura. Burya niba muri karitsiye hari umujura, ntabwo ari ukuvuga ngo karitsiye yose ni abajura, ahubwo harimo n'abantu beza, abantu bacyaha ubujura, abantu batifatanya n'ikibi. Aha ngaha rero Yesu akimara kuvuga ibi bintu, yageze ku murongo wa 25, cyane cyane ku murongo wa 24, aravuga ati kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Hazabaho ibitangaza. Muri iyi minsi muzajya mwumva ngo hariho abantu batubura amafaranga ngo umuntu agakira, muzajya mwumva ngo hariho abantu batanga urubyaro, muzajya mwumva ngo hariho abantu bakora ibintu ku buryo ugenda bakaguha inzu warayibuze, bakaguha imodoka warayibuze, bakaguha n'ibiki n'ibiki. Ariko tuzirikane ngo Satani mu minsi y'imperuka azajya akorera nawe ibintu by'ibitangaza. Azajya akora ibitangaza, ndetse hari n'inyandiko zivuga ngo Satani azajya aha umuntu icyo umutima we ushaka. Niyo mpamvu mushobora kubona hariho abantu bari guhirwa, ariko batari guhirwa mu buryo bwiza, ahubwo bari guhirwa mu buryo bwo gukora ibyaha. None se nawe tekereza, niba umuntu afashe umugambi wo kujya ahohotera abantu, akabamburira ahantu runaka, akabambura utwabo, ejo ugasanga afite imodoka y'agatangaza cyangwa se inzu y'agatangaza, ubwo uzavuga ngo uwo muntu yarahiriwe? Niba se umuntu yarafashe gahunda zo kugenda asenya ingo z'abandi, asambanya abagore barimo, cyangwa se n'abagore bagenda basambana n'abagabo bagenzi babo basenya ingo zabo, ukazabona wenda yakuyemo ubutunzi, ubwo yarahiriwe? Icyo ngicyo rero ugitekerezeho. Noneho hariho n'abagenda bashaka kugenda bazimura cyangwa se bagambana mu bundi buryo, wenda ntibice ntibibe, ariko bakagambana mu buryo bwo kugenda basa nk'aho basenya ingo z'abandi, intereganya, bagenda bavuga ibidakwiriye, noneho ugasanga bagiye basenya bagenzi babo. Ibyo ngibyo rero nabyo ntabwo bikwiriye. Aha ngaha rero gukora ibitangaza n'ibiki byose, hari igihe uzakora ibintu bibi bikakuzanira ikintu gisa n'inyungu, ariko mu minsi mike uzasanga rwose waribeshye, nta nyungu yo mu byaha, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Noneho aho ngaho Yesu ku murongo wa 25 yaravuze ati dore mbibabwiye bitaraba. Ni ukuvuga ngo yatanze umwitangiriza kugira ngo nibiba, nyamuneka tuzamenye yuko ibihe byahinduye isura. Rero ntugahangayikishwe n'uko izuba ryavuye mu gace k'iwanyu, oya, kuko igihe cy'inzara kizabaho gusa Uwiteka arakuzi, Uwiteka azi neza ikizakubeshaho. Ntugahangayikishwe n'uko iwanyu hariyo abagambanyi benshi, oya, Uwiteka arabizi, yabivuze bitaraba, kuko yari azi umutima w'umuntu kuva mu itangiriro kugera ku iherezo, uburyo Uwiteka azi umuntu. Niyo mpamvu rero niba Uwiteka akuzi, azi wa munyabyaha ko azakora ibyaha, azi neza n'uburyo azarinda umukiranutsi, azi neza uko azarinda umukiranutsi. Nyamuneka rwose shikama ukomere, wa mugabo we, shikama ukomere, ni ibihe bikomeye. Niyo mpamvu nubona n'ibintu bisa nkaho biri kugenda bikubuza amahoro, uzamenye neza ko ari ibyahanuwe biri kugenda bisohora, ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka. Nawe mugore, shikama ukomere, nubwo mu rugo rwawe nawe harimo ibintu bidasanzwe biri kugenda byaduka, ukibaza uti bino bintu biri guturuka hehe, nyamuneka uzirikane neza ko Yesu yasize abivuze. Nawe ushikame ukomere. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibihe ugomba kubona, ariko ntibizakuhangayikishe ngo bikubuze amahoro. Nawe musore, nawe mukobwa, ndabizi neza yuko muri iki gihe namwe mutorohewe, ariko ndababwira nti mushikame, mukomere, Imana irabazi. Buri muntu wese ku rwe ruhande nahagarare avuga ati Uwiteka aranzi, Uwiteka azabe. Nuba mu by'Imana nayo izaba mu byawe. Ariko inyungu yo mu byaha isa nk'iboneka mu buryo bwihuse, ariko ntiramba. Inyungu yo mu gukora ibyo gukiranuka biboneka mu migani ahavuga ngo umuntu wese urundarunda utuntu twe avunika azagira ubutunzi. Imana ikomeze kubaha umugisha kuba mwakurikiye kino kiganiro, kandi Imana ikomeze kubaba hafi. Ibibazo n'ibigeragezo ntibizabura kubaho, ariko ubizana niwe uzabona ishyano.
rero mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni channel Amahumbezi, tubashimira cyane ko mudahwema kudukurikira, kandi tubashimira cyane yuko Imana mubasha kumva ijwi ryayo. Niba wumva ijwi ry'Imana nayo izumva gutaka kwawe. Mukomeze rero mugire ibihe byiza nk'uko twabivuze, kandi niba utarakora subscribe ushobora gukandaho, ntacyo byagutwara, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho ikiganiro uzajye ukibona mu ba mbere. Kuri mikoro ya Niyonsaba Justin, mukomeze mugire amahoro.